Reka nongere mbasuhuze inshuti ba Murera dukunda Murera dukunda news. Nizere ko mumeze neza cyane. Urukino rwahuzaga ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR birangiye amanota abaye shared cyangwa se amanota agabanywe. Tugiye kureba bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze uyu mukino. Rayon Sport yakiriyemo ekipe ya APR, umwe mu mikino rwose abakunzi ba Rayon Sport batashye bifashe mu mutwe bavuga ati turibwe. Abatashye bikoreye amaboko ndakwereka action zose zabaye muri uyu mukino, yaba iyo action ya penalty itavuzweho rumwe, yaba igitego Rayon Sport yatsinze, uburyo abakinnyi bitwaye. Turaza kubahereza amanota muri iki kiganiro. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza, reka mbanze mbabwire ko niba amaze gukora subscribe, bamaze no gukora kuri like, ubu twakwinjira. Rayon Sport yari ifite Kwizera Olivier mwizamu, Rayon Sport yari ifite muri defense witwa Yusudianye ndetse na Chimanga Chirembi Ramadhan. Rayon Sport yari ifite ku ruhande rumwe Ganijuru Eli, urundi ruhande ifiteho umusore witwa Umukiza Obedi. Hanyuma hagati mu kibuga yari ifite Ndayishimiye Rishari, umunani hari umusore witwa Bigirimana Bede, hanyuma ku 10 hari umusore witwa Foste Likao Pizarro. Hanyuma kuri ruhande rumwe hacagaho Tambwe Gloire Ngongo, urundi rucaho umusore witwa Azizi Basane Kuranya, hanyuma Asumani Ndikumana niwe waruri gutaha izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Bivuze ngo Murera kuri iyi match abanyamahanga bose uko ari 8 yari yabamanukanye, abo byarangiye bavuye muri 18 ni uwitwa Foringaye ndetse n'uwitwa Tony Kitoga, nibo byarangiye umutoza hari ingingo Francis Mbaya ababwiye ati nimube muretse gato cyane, muzagaruka ku indi mikino mumeze neza cyane. Umukino watangiye Rayon Sport iri mu bintu byayo ihaga ndetse irusha ekipe ya PRFC cyane ku buryo bugaragara kuri rwa rwego. Wabonaga ko rwose ekipe ya Rayon Sport match irayifite impeccable. Rayon Sport mu minota ya mbere yagira ati ibitego bitandukanye mu mashusho muri kwenda mureba, harimo ubwo buryo bukomeye cyane uwitwa Tambwe Gloire Ngongo yabonye imbere y'izamu, ariko umupira ntiyabasha kukonkretiza uca ku ruhande gato y'izamu, ndetse Tambwe Gloire Ngongo yakomeje kugenda ahaga cyane, yataka cyane ekipe ya APR, ariko uburyo bwo kuboneza mu rushundura abukomeza kugorana kugeza ubwo ku munota wa 31 w'umukino Tambwe Gloire Ngongo yaje guhindura umupira, uraza usanga witwa Sumani ahagaze neza cyane, ahita koraho tapini ngo igitego kiba kiranyoye. Hanyuma yagodio yavuye i Burundi ngo izanye igitego, abantu bacika ururondogoro. Rayon Sport yakomeje iratera hadaciye kabiri. Umusifuzi Jean Claude Cucuri, yewe shimwe Jean Claude Bitacucuri, akora gashya abaga inturo azana ingwe mu mujyi, atanga penalty itari yo mu byukuri, yerekana ko uwitwa Kiwanuka bamukoreye ikosa, nyamara ryari ikosa ariko ryabereye hanze ya box nkuko baraza kugenda mubireba mu mashusho. Bamukoza itagwa hasi, umusifuzi ayitatanga penalty y'ikipe ya Rayon Sport ya APR, penalty itavuzwe rumwe. Uyu musifuzi witwa Saidi action yayirebaga, ariko igikorwa cyabereye hanze ya box, umukinnyi ajya kugwa muri box. Rayon Sport ibitashye gutya, ariko abitwa Bandayishimiye Richard bagiye bagobyora amakross agiye teye ubwoba, abitwa ba Foster Kao Pizarro imitwe baterekaho, abitwa ba Chimanga Chirembi Ramadhan pira baterekaho, abitwa ba Yusudianye imipira baterekaho, ariko umunyezamu w'ikipe ya APR akomeza kugenda apangurura. Bitwereka ko uyu munsi ntabwo wari umunsi wa Rayon Sport, ariko mu byukuri mu kibuga uburyo Rayon Sport yitwaye ku mashusho muri kwenda mureba yitwaye neza cyane. Hanyuma rero iyo penalty yaje gutsindwa n'uwitwa Sheji Brille Watara iminota 45 y'igice cya mbere, irangira ama ekipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe.
bagiye kuruhuka, konsinya zitandukanye ziravugwa, ariko kandi ni nako umutoza hari ingingo Francis Mbaya Christian kuri benshi atarari guhema kwitotomba no kugaragaza ko ekipe ya Rayon Sport itari gusifurirwa neza, ndetse umusifuzi Cyucyuri amwereka n'ikarita y'umuhondo yo kumuhereza nka gasopo kubera ko buri kanya ari gushyamirana na Rudisa Pansia cyane cyane ku makosa ya Rayon Sport. Mu by'ukuri yabaga ari netre ku buryo bugaragara, ariko ukabona ko kuyasifura byabaye ikibazo, kibaza ngo Yesu umwuka mu ifirimbi wabuze. Ni match yaranzwe n'amahwane cyane kuko na Emery Bayisenge nawe yaje kwerekwa ikarita y'umuhondo avuye kuri bench, ubwo bijujutiraga ko ekipe itarimo gusifurirwa neza. Muri rusange umukino ntabwo ndatinda mu kibuga cyane, ahubwo mureke nze kuvuga ibyagiye bikikiza uyu mukino. Rayon Sport yayoboye umukino iminota yose 90. Igice cya mbere Rayon Sport yakiyoboye, igice cya kabiri Rayon Sport yakiyoboye, ku buryo byagezaho noneho abakinnyi b'ikipe ya PRFC batangira kurya iminota, ngo Adolphe nguwonde ngize inkweto zirafungutse, baratampreza, biragaragara ko inota rimwe rwo kuri bo ari enough. Ariko ngewe nkavuga ngo inota rimwe kuri Rayon Sport iraza kubisa naho itakaje, kubera ko njye 3 nari namaze kuyabarira, mvuga ngo ntihasigaramo ari ya 3, ntihasigaramo ari ya 5, Rayon Sport bizaba biyoroheye ko izakura amayo manota byo kikaba yatwara n'igikombe cya champion. Ariko bitabaye ndongera ndatekereza ngo ese koko Rayon Sport irahombye. Rayon Sport ntabwo ihombye cyane, kubera ko ndebye umukino tweretse kuri Stade Amahoro, ndebye urya Rayon Sport ikinnye, ndebye urya Rayon Sport yitwaye, ndebye urya Rayon Sport iyoboye umukino, byongera kunyereka ko Rayon Sport ikintu cyari cyarabuze ni umutoza. Nkavuga ngo amakipe asigaye itarakinnye na Rayon Sport itangire yirwaze, niba ari nibishoboka ikwepe, kubera ko Rayon Sport yaje kabisa. Nese Rayon Sport yakina nk'iyi match tubonye, ukambwira ngo hari ekipe izayitsinda? Nyine wewe mbwira, niba warebye match ukaba wayirebye n'amaso yawe yombi, Rayon Sport yakina gutya ukambwira ngo izatsindwa nande ryari, bigenze gute? Izatsindwa nande ryari, bigenze gute? Noneho umupira witwa Sumani yatsinze bibeshye ngo ni penalty, kandi ntago ari penalty, ntago tsori ngo ni offside, ntabwo ari offside, kubera ko uyu mupira yawipashirijwe n'abakinnyi b'ikipe ya IPR, banawukozeho ari babiri, uza umusanga ahita awuterekamo. Wenda byari kwitwa offside iyo biza kuba nta mukinnyi w'ikipe ya APR wawukozeho, ariko dore Stade Amahoro iri electric ewani ku rwego rwo hejuru kabisa, Stade vibratinga. Abareyo batashye babaye barira bavuga ngo turibwe, bavuga umusifuzi Cyucyura ati rwose Imana izamugororere, ati niba ari miso yari yajeho atayikoze neza cyane atarayisoje, ati Imana imuhe umugisha. Ngayo nguko uko bigenze kuri uyu mukino. Iminota 90 ro yaje kurangira, byose ari gutyo bigenze, ari igitego kimwe kuri kimwe. Abareyo barababaye, ndabizi buri muri yose ahari ari kuvuga ati ikipe irancitse, ariko byibura Rayon Sport kuyireba ikina kuri uyu mugoroba byari bitandukanye na Rayon Sport dusanzwe tubona, byari bitandukanye na Rayon Sport dusanzwe tubona. Rayon Sport dusanzwe tubona ubona ikina muri derby zeruka, ukabona kugenda imbere y'izamu ni ikibazo, ariko Rayon Sport uyu munsi niyo yarasa uburyo bwinshi, cyakubisa amapoto, Rayon Sport iratakira haga, Stade Amahoro yari electric, byari ibintu biteye ubwoba cyane. Rayon Sport samanota isinota rimwe gusubonye kuri APR yakoreye n'amafaranga. Muri rusange Rayon Sport kigiye gukora yo itsinde game zayo zisigaye, irasabwa gutsinda imikino yose isigaye, umukino ku mukino, game kuri game. Nibikora gutyo I swear to God APR ikagira ahantu isitara, kandi APR uburyo tuyibonye ni APR isa n'inaniwe, rwose. Nigira isitara gato Rayon Sport iri gutsinda imikino yayo, n'ubundi biracyashoboka ko ayo manota azagenda avamo gake gake. Ubwo rero ngayo nguko amanota ku bakiri b'ikipe ya Rayon Sport twagiye, ntago mbatsindira muri uyu mugoroba, n'ugukubita tubangura twihuta cyane.
witwa Gishweka Kwizera Olivier nubwo bamutsinze igitego kuri peno, bamutsinze igitego cya penalty, ariko we ubwe yitwaye neza ko imipira yose bageragezaga kumutera yayikuyeho neza cyane. Kwizera Olivier turamuha amanota 8.5. Mbonye abadefanseri ubu babiri ba mbere beza ku ma equipe yo mu Rwanda, Yusud yani ndetse na Chimanga, the real fighters, irindwanyi za nyazo. Iri ya kipe ahubwo ikipe igomba niyo Rayon Sport igomba kubaka ikongeramo abakinnyi bake Rayon Sport Society ikajya mu matsinda. Yusud yanye na Chimanga nabo ndabereza amanota 8.5. Murana namwe muraza kumbwira. Kuri kabiri ya Rayon Sport hari umusore witwa Umukiza Obedi, match yamurenze, n'ubwa mbere yarakinnye derby, yagiye atakaza imipira myinshi, akora n'amakosa yagombye ko yatanze Rayon, ariko bitewe nuko ari ubwa mbere akinnye derby nta gitego cyatsinzwe kivuye ku ruhande rwe, uretse ko ikosa Tambwe Gloire yakoze umupira n'undi bari bavanye kuri kabiri ku ruhande Umukiza, oya bari bavanye kuri gatatu, ntabwo ari kuri kabiri. Obedi w'Umukiza mureka tumuha amanota 7. Kuri gatatu turasanga umusore witwa Ganijuru Eli, uyu niwe Ganijuru Eli wanyawe, uyu niwe Ganijuru Eli w'umutoza hari ingingo Francis Mbaya. Uyu musore yagize match nziza cyane pe, Ganijuru yagize match nziza cyane, amanota 8.5 ya Ganijuru Eli arayafite neza cyane. Ganijuru Eli yagendaga ku rwego ruteye ubwoba, 8.5 rwose ndayamuhaye. Kuri gatandatu turasanga Ndayishimiye Richard, nakomeje kubabwira ko Rayon nta mukinnyi ufite work rate cyangwa se ufite imibare ukora cyane nka Ndayishimiye Richard. Ndayishimiye Richard n'urundi rwego. Ndayishimiye Richard he is bro, arambura imipira sans faute. Ndayishimiye Richard arakora ama interception nta kosa. Ndayishimiye Richard ni byose, yakinnye gatandatu nziza cyane. Ndayishimiye Richard kuri mugoroba. Ndayishimiye Richard bityo muhaye amanota 9. Mukomera amashyi cyane Ndayishimiye Richard, komera amashyi cyane Ndayishimiye Richard. Ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nibushake butangire butekereza uburyo bwamuganiza bukamukubita igifurumba, kubera ko mu myaka 3 Ndayishimiye amaze muri Rayisavinga yayihaye byose yari afite, ntacyo atakoreye Rayon Sport. Uyu munsi yagize match nziza cyane Ndayishimiye Richard, amashyi menshi cyane. Kuri nimero 8 hari witwa Bigirimana Bedi, nawe turamuha amanota 8.5 kubera ko yafashije cyane Rayon Sport mu bijyanye na recuperation no kwaka imipira ndetse no kuyisohora. Yageragezaga kuyisohora kandi kagera mu bataka, nubwo wenda igikorwa cya nyuma kitabaga ari cyiza. Turamuha amanota 8.5, bamwita Bigirimana Bedi. Ku 8 ku 10 turahasanga witwa Faustin Kao Pizarro, yatatse akora ama interception ndetse yagerageje no gutanga imipira ivamo ibitego, ndetse nawe ubwagerageza gushaka igitego ariko ntibyakunda. Uyu musore witwa Faustin Kao Pizarro munyemerere tumuhinda byoze, tumukubita amanota 8.5 kubera ko nawe yakoze foro, yakoresheje imbaraga ze zose. Twagiye ku mpande, uruhande rumwe turasangaho Azizi Basane Kuranya. Basane akene rwose n'abamutoza n'abamwegereye bazamumuze bira bintu byo kugwa, fata umupira wose agwa, fata umupira wose agwa, fata baragwa. Nubwo wenda ibyo byabaye, ariko twongeye kubona Basane utandukanye na Basane tumaze iminsi tubona. Twabonye Basane uri soba, twabonye Basane uri fresh, twabonye Basane ugerageza gakora nyine nka wa Basane mwiza dusanzwe tubona, nubwo yari yahuye na niyo mugabo Claude hari nawe yigeze kumukorera ikosa baramukubita biteye ubwo barababara cyane, ariko Basane Azizi no turamuha amanota ye 8 mwiza cyane. Urundi ruhande rwa Tambwe Gloire Ngongo wagize match nawe nziza cyane, yazonze cyane, yacenze cyane ikipe ya Peri, yayicenze cyane. Witwa Tambwe Gloire Ngongo yatanze pass uvamo igitego, yagiye uburyo butandukanye ntibwakunda. Tambwe Gloire turamuha amanota 9 muri iyi match.
Tambwe Gloire Ngongo. Yeah, abakinnyi bamaze gukora amanota 9 ninde? Ni Tambwe Gloire Ngongo twamuhaye 9, Ndayishimiye Richard twamuhaye amanota 9, ndetse na Ganijureri twamuhaye amanota 9. Kuri ataka uyu munsi hari Ndayishimiye Asumani wari wazanye inkweto ngivuye kwa Mama Riziki ibujumbura. Iyo nkweto rwose yaje no gukora akazi atereka mitego cya Rayon Sport, niwe man of the match, tumuhaye amanota 9 n'igice. Ahanga kuri Murera Dukunda News niwe dutoye nka man of the match. Ubwo namwe uraza kujya muri comment umbwire ngo uyu wamuhaye menshi cyangwa wamuhaye make. Hanyuma abakinnyi ba APR bagera kuri 5 babonye amakarita y'imihondo kugira ngo wumve ko Rayon Sport yari yabacurikiyeho umupira igende bahumekeraho. Rayon Sport yari yabahumekeyeho biteye ubwoba. Ubu rero twavuga ngo ni intsinzwi kuri Rayon Sport, ni nk'intsinzwi. Amanota APR ibonyeyo ishobora kuza, inota rimwe APR ibonye ishobora kuza kuryishimira ijoro ryose. Rwose ishobora kuza kuryishimira ijoro ryose. Ubwo rero kuba rero nuko nko bigenze, amanota 8 aragumamo hagati ya APR FC na Rayon Sport, ariko ubwo Rayon Sport yo igomba kwitega ku mikino 2, Al Hilal na El Merreikh. Ayo natanga APR ishobora kuzatakaza, wenda ntiyabura n'ahandi zangaje. Rayon Sport mu gihe yaba yakoze akazi kayo biracyashoboka, ariko kuri finali y'igikombe cy'amahoro Rayon Sport mbonye APR beware. Rayon Sport yagize performance nziza, icyo izize navuga ko ni rwangendanye kuri aturyo bugiye butandukanye, ndetse no kwa APR nayo ari ikipe ikomeye, ariko buriya nayo ntabwo ari ikipe yoroshye. Ibyo ni bimwe mu bintu bito ekipe ya Rayon Sport yagiye izira bitumye ibura amanota 3.